uretse kuba ijana ari bwiyongere. Uzi ko nibutse neza yuko waraye umayobye bigatuma nsinzira simenye naho twararanye. Umukobwa azanye n'umuntu mugenzi we. Baranyweye nawe unyweyeho uraguze baranyweye. Mugenzi we aramunyereye. Muramusindishije. Amuvuyeho nawe ugiye uranyereye. Ese wanyereresheje iki kutatsa n'agakingirizo wari ugafite? Wari ugafite? Burero umuntu yaba atahibereye ugasanga inzu mwayitwitse kabisa, ariko iki ni ikibazo kabisa. Ese Ramazani tuvugisha ukuri koko? Ubwo mugenzi we aravuze ati dege aravuze ati genda ujyeyo. Kasinze ntago kari bubimenye. Ugiyeyo. Uva ujombye aho ajombye. Kandi nawe yajombye aho undi yari yajombye. Nta wundi mujyama bavugaga bari nakoreka ndeke kumena amabanga. Nshuti yanjye. Ubu muri aya masaha, muri iyi minota, muri aya masegonda niko Ramazani hagati y'uburagaza, imitezi, mburugu, sida na hepatite, uzi wanduye iki? Nako mwembi muzi mwanduye iki? Hanyuma se muko tubwiza ukuri pe, tubwiza ukuri, sibyo? Dege pyo, uwo mujyama wundi pyo, Ramazani pyo. Ubundi umwana najya kuvuka azaba ari uwande. Nkuko ntacyo naravuganye n'uyu mugabo pe. Ibyo kuvugana sibyo ndi kuvuga, ndi kubariza umwana. Umwana navuka azitwa ko ari uwande. Nako kabazo gusa nari mfite. Mbere yuko igihe kigera bagapima ADN, uwo mwana azaba yitwa uwande. Uzavuga uti ni dege wenda azi kwinjira cyane akagera kure agasohoka vuba. Uzavuga uti ni Ramazani wenda yinjira gake agatindayo. Uzavuga ati nuwo mujyama wenda ni ikirundo cy'ibintu nyine amavuta yasizeyo kwaje kwapura. Uwo mwana mu gihe muzaba mutarapimisha ADN azaba yitwa uwande. Ese ubundi nkubaza, urwaye iyi ndwara ku buryo abagabo bagufata bakaza bakakududira inzoga batatu bose bakakirana ngo ntago wumva? Ubu ntago ushobora kumva ko wanywa ukavuga uti nibura yego ndanyweye ariko ndijuse reka ntahe? Ni guru uri Fiat irimo kunywa essence iri kunywa mazutu uri igiki mu bintu?